Abantu ni benshi n'ingumi zakuze abantu ni benshi n'ingumi zakuze bihutu izi mbaraga muzivane kwanza izi mbaraga ni iz'ababyeyi ababyeyi ari izacu z'abakurambere ba kera kandi iyi mpano burya aba ari iyawe iba iyawe ni umutungo wakagombye kuba utunze kera uba ugarurijwe byaratewe no kuba warahuye n'inyatsi ubusa wamuvanye n'inyatsi inyatsi nayo imuvanyeho kuko umutungo uturuka ku babyeyi ntabwo ugihomba kuko nta nyatsi ibubamo iyo wakiriye n'inyatsi yagiye urabona wambaye ibintu by'impu uratambikije hano kameramani waginana nanjye hano hari amayogi hano ndabona ihembe ndabona ibiti muganga nicyo shaka n'igikorwa ubundi muganga mwavunitse ubundi muganga mwavunitse umva cyagiye namubwira ngo ufite nimero yiwe cyagiye wa mukobwa yiguha ukayimeza no ku kiganiro njye naramubajije ese ubundi ubusanzwe ukora ibiki n'ibiki ambwira ibitangaza akora nanjye njya kureba no ku zindi YouTube yajyaga akoreraho mbona atanga n'ubutunzi namuga ati se nanjye ko nshaka ubutunzi nkaba nanjye nabasha kuba nakikorera arambwira ati uzashaka agatabi k'ababyeyi 200 narindira ndavuga ati nzakubwira urumva oya nari na kumushahara wa boss kuri YouTube yacu baduhemba niyo nahise njyana yafashe kuri 24 nibwo nahise mero ubu turi kuri 30 rero nibwo nahise mubwira namuhaye 200 n'ibikindi nyine yaje kugusaba mutaraho si ifoto se yansabye ifoto anyakango yansabye ifoto imyirondoro n'indangamuntu arambwira ngo agiye kundebera kuko niba ababyeyi banyemerera guhabwa ubutunzi ntanyatsi mfite ndabimwoherereza arambwira ati ababyeyi bemeye ko wakakira ubutunzi ariko uzaza ku Gicumbi guhereza ubutunzi banze ndebe koko niba inyatsi zose ntaziriho ubundi guhereza ubutunzi umuntu amenya gute ko afite inyatsi niyo mpamvu tubaka ikiganza cye ikiganza nicyo cyakira duhesha zimwe ko umuntu afite inyatsi cyangwa ntayo ntanari kwemera umutungo iyo nsanze wemerewe rero ibyo yemerewe nibyo mubwira ibyo usabwa n'ibimubwira yakumva yabyumviramo ibikoresho ashobora gutegura nawe rero muri aka kanya niteguye kumwakira kuko ndumva namubwiye ko igikoresho azagisanga ahangaha igikoresho ikabikora azayisanga aha ariko amafaranga ndabyivugira nambwiye ko azagenera amafaranga ariko n'imwe kuri buri bwoko gushyira mu mufuka amaso kureka turebe kuko muganga ajya guhindura abavu igikomangoma akavinya agasamanya buture inyamirambo n'abandi nanjye ibyo ndabyifuza nkaba nagenda nanjye nitwaye muri rusange wazana rero ya note nagutumye kuri buri bwoko bw'inote ugapfukama imbere y'igikoresho iyi ya 5 akira kiriya kibiriti ubuhahire biraze ndebe yuko banze umucaga ntarashyiramo ayo mafaranga uretse ubanze ucanira ana nyagasani ushobora byose waremye isi n'ijoro ukarema aja mu karema rero bigaragaza ibimenyetso byo kwakira udini niyo kamina amadayimoni atsinda izina rya Allah subhanahu wa ta'ala agiye gucanamo hera ucankiremo hadiramo turebe kunshyiraho guturika arimo n'abatsinda rekera wowe ntabwo umerewe gucana ihembe ry'ababyeyi afite ibikoresho tambika ikibiriti hariya
kuba waremerewe kuza kwicara guhagarara ku gicumbi byonyine birahagije. Fata ya noti kameramani ya noti idana nandi ku murongo fata igikarito kirimo ubusa yarangiye iki igikarito kirimo ubusa aho kuri hera ku ya bitanu turisa ko n'abadukurikiye ariko nyuma yacu hari abantu benshi bahuye ariko nashanye gutungana no kwanyu babyeyi gutungana no kwanyu babyeyi kongera ku ya bibiri gutungana no kwanyu babyeyi hereramo kameramani amaso kuri ekara n'igihe mu gikarito gutungana no kwanyu babyeyi hereramo gutungana no kwanyu babyeyi hereramo iriya sikoci uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana utuburira abantu igihe kuvuga ko bitangaza ntabwo ni mafoke uyu nguyu ntabwo ari impano y'Imana kandi yarabivuze uretse gatoya ahangaha uretse mugabo uretse inote ya 5 y'igihumbi ya 2 na sengusi ubuzima burahindutse bugiye guhita buhinduka aka kanya shyizamo sikoci nireba neza wateranyije aho wateranyije akakwifashiriza burya wenyine twumvikane uretse njye nashaka kwemera nimba ari byo kameramani soromye byose muga mbabarira kuko umurizi yakamenya byose twaje tunatungana mu modoka pe ambwira ati muzanye mu bintu bitari buze gukuka muganga arimo arafunga ikarito twabonye ko ikarito bavu nta kintu kindi kirimo nta kintu kindi kirimo nyine bashyiramo 5 shyiramo na 2 shyiramo n'igihumbi ushyiramo na 500 ikarito iruzuramo ikarito agiye gucyuramo amafaranga yuzuye akicungira ubuzima. hari abantu bari bavuga ko iyo umuntu yamaze guhabwa n'amafaranga atangira kuyakoresha ngo kuri banki bakayemera abantu bose ayo mafaranga aba yemerewe gukoreshwa niyo yaba arimo amadayimoni babu uretse gato bambikaho ibiganza ngo babyeyi twishimiye kuvuga ngo babyeyi twishimiye kwakira umutungo babyeyi twishimiye kwakira umutungo igitereko rero ni umurikira ababyeyi bagisengere ngiye kukimurikira ababyeyi bagisengere kugira ngo bakire umutungo babu ubuzima bugiye muzagiye gusenga babu ugiye gupfunda urapfunda utaye urapfunda utaye uretse kudafuka abantu nitaye babyeyi dushimiye yuko mwemeye ko umwana wanyu agomba kwakira umutungo. Ese umutungo ugiye kwakira wateguye kuza gukoresha iki? Umutungo ugiye kwakira wateguye kuza gukoresha ndagora cyane uragura n'itubi cyane na ubu miliyoni 40 bagiye kuguha hano kameramani haguruka ufate ibintu byose ikarito wayisenge miliyoni 40 bagiye kuguha muri iki gikoresho wasanze hano ukoresha cyane uko bagipfundikiye ngiki kameramani byose uzazikoresha miliyoni 40 ntabwo ujya wenyine ugiye guhabwa ntabwo uzazikoresha oya ngiye nshaka kugurayo nkajya nshisha ibiganiro bibereye abanyarwanda nkaba nanagura na moto yo kuzajya ngenda hari ubwo bagendanye muga utagira ibyo ukora kamwibariza muga kubera ko ugiye mbonye amafaranga cyangwa ari mu muganga baseka turi mu ishami muganga banzu nyuma utangiye gukora ibitangaza bushyize biganza umutungo wawe umwana ndacyateza amatwi ndashaka kukwibariza utanga ubutunzi gusa cyangwa ukora byinshi bigiye bitandukanye nkora byinshi bigiye bitandukanye kuko nk'abagore batabyarwa n'ubugumba yari ibyo bakuroze ndakuvura yego amashitani amarozi ni ukuvuga ngo indwara zigiye zitandukanye ntabwo ari gutanga umutungo gusa kugaruza ibyibwe gutanga ibiti ibibanza ngo bigurishwe n'inyatsi zose ziri abagabo bateye ingo zabo sinabwo baba baragiye abatandukanye tukabahuza abo baroze umwangaro tukabasubiza mu ngo zabo n'abo hanze y'igihugu se babavura pana bari mu ntabwo mvura bo mu Rwanda gusa n'ubundi mvura n'abari no mu mahanga hirya no